Amahoro y'Imana we kuri mwe mwese mukurikiye icane ya Ev.Mama Lionel. Ni umwanya mwiza w'ikiganiro, ni umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Imana yamushyize ku mutima. Harashize iminsi wenda mutari kumubona hano, ariko namwe murabizi ko twinjiye mu bihe bigoye, yaba ku kugenda ntibiba byoroshye, yaba ku guhura ntibiba byoroshye, ariko Imana igenda ishyiramo icyo bamwe bajya bita inyoroshyo ukabona ushoboye gutambuka, ukabona ushoboye gukora. Imana ishimwe cyane ko iduhaye uyu munsi. Reka wenda dutangira Mama Lionel abanze yibwira abantu bashyashya. Hano bashyashya babaje kuri cano kukureba, bagufitiye amatsiko, baje kumva Imana gushyize ku mutima, bagiye kukumva ari ubwa mbere. Reka tubanze tubibwire. Uretse Mama Lionel nitwa Nyirabagenzi Alice, niyo mazina ari mu irangamuntu yanjye. Kandi burani impuguka nzabaha n'ubuhamya bwaho izina Nyirabagenzi ryaturutse. Mama arahambwiye harakomeye. Butanze ababwira mu buhamya nzababwira. Noneho ndi umubyeyi cyangwa se ndi umumama cyangwa ndi umugore. Mfite umugabo n'abana batatu. Nsengera muri ADPR cya hafi, ariko ivuga butumwa ndikora hose mpawe uburenganzira, atari ngombwa idini runaka. Idini ryose cyangwa itorero ryose mpawe uburenganzira, nkoramo umurimo w'Imana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, ndabishimiye. Imana ibagirire neza. Hanyuma uyu munsi nifuje kubaganiriza amagambo y'Imana ari gufasha umutima wanjye. N'amagambo y'Imana aza kudufasha mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri. Ijambo tugiye kuganira riri mu gitabo cy'umubwiriza. Umubwiriza ni igice cya 3 umurongo wa 11. Niyo magambo tugiye kuganira. Reka dusome. Haravuze ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Reka nsubiremo iri jambo. Aho nshaka ko tuganira cyane ni ijambo rivuga kwaguka mu bitekerezo. Niyo teme dufite aya masaha, ariko ndifuza gusubira muri iri jambo. Haravuze ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana ibaha umugisha mwinshi. Tugiye kuganira amagambo haravuga ngo kwaguka mu bitekerezo. Ijambo dusomye rivuga uburyo Imana yashyizemo abantu ibitekerezo kandi bagomba gusesengura. Mu yandi magambo bashobora kubyaza umusaruro. Turi buze kubona uburyo Imana ikorera mu bitekerezo, ariko abantu ntibabiha agaciro, bakabyitiranya. Kandi iri jambo niturivuga uraza kubona uburyo ufite impano mu bitekerezo utaruzi ko ari impano yavuye ku Mana. Ubundi no muri ibi bihe turimo byaguma mu rugo, ngira ngo kubona n'umuhanuzi ntibyoroshye, kubona urusengero ujyamo ntibyoroshye. Bamwe bakunda kumenya ko Imana yakoze ariko biciye mu muhanuzi, ntabwo muri iyi minsi byoroshye. Ariko tugiye kureba uburyo Imana iri gukorera mu bitekerezo byawe ntumenye ko ariyo yakoze. Ese ubundi wanakwibaza kuki ntekereje ibi ntare mu mwanya wabyo? Cyo ni ikibazo cya mbere ukwiye kwibaza. Kuki ntekereje ibi? Turaza kubona uburyo ibitekerezo bya Imana bikoreramo, ariko ukabifunga ugatuma bitabyara umusaruro. Naho hantu tugiye kuganira iri jambo. Niko Bibiliya yavuze ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka. Ibi bitekerezo by'igihe cy'iteka ni ukuvuga ngo ni buri munsi Imana ikorana natwe mu bitekerezo. Ndashaka kuvuga ku mugabo umwe witwa Zakayo, uburyo yakoranye n'Imana mu bitekerezo, kandi ibitekerezo bikavamo umusaruro ukomeye cyane. Amateka ya Zakayo avuga ko ari umugabo mugufi. N'abajya mu gihugu cya Isiraheli, jye sindagira umugisha wo kujyayo, ariko numva uyu mwaka uzashira ngezeyo tu, ngiyumvamo.
ngiyumvamo ndashaka kujya mvuga amakuru nabonye nkavuga ningeza aha manuka aha caha rwose ndabizi Imana izabimfashamo ingereyo kandi nanjye nzabyifashamo mpagere cyangwa nawe uzabimfashamo mpagere ariko ndashaka kuvuga ibitekerezo uburyo Imana ibikoreramo ukanga kubibyaza umusaruro. Zakayo uyu yari mugufi ariko abyiyiziho nayo nandi mahirwe kugira defu kayimenyaho. Ubwo bugufi bwe yarabwiyiziho. Igihe kiragera aza kumva ibya Yesu. Haleluya. Dufite abantu benshi bagiye bumva ibya Yesu bikabavana mu ngo zabo bakamukurikira. Ngo nawe aza kumva ibya Yesu amenya ko Yesu ari buce hafi aho. Cyambere Yesu agiraga abantu agendana nabo. Yesu ntigeze agenda wenyine. Yesu agendanaga n'abantu b'ibyiciro bitandukanye. Hari abantu bamukurikiraga kubera imitsima tubura. Bakavuga ati umunsi naza n'imitsima turarya natubura turarya. Hakaba n'abantu bamukurikiraga kubera ijambo afite. Ibi ni ibice bibiri mvuze mu byakurikiraga Yesu. Hariho umunsi umwe abantu bamukurikiye bari mu mwuka uko ari bubatuburire bakirira. Ariko ngo arabareba arabamenya. Amaze kubamenya arababwira ati ubu tugiye kuzamuka hari musozi. None nimutora amabuye nituzamuka tukarenga ishyamba ruya musozi turicaraho dukore inama dusenge. Ngo bazamuka umusozi ngo babandi nyine bakurikiye imitsima babona ko uwo munsi nta kiri buboneke ngo bikorera utubuye duto abandi bikorera ibibuye binini. Ngo barazamuka bageze hejuru ngo yamabuye buri muntu wese yikoreye ayahindura umutsima. Ayahindura umutsima abikoreye gato baramwaramwara abikoreye kinini baba barasubijwe. Hashize indi minsi arongera bararanganyamo amaso. Niko Bibiliya ivuga ngo wajyaga bararanganyamo amaso akabamenya mu mitima. Hashize indi minsi bararanganyamo amaso aravuga ati nimwongere mwikorere tuzamuka umusozi nitugerayo turakora inama. Ngo barazamuka. Ngo bahageze igitangaje babandi bikoreye utubuye duto ngo bafashe ikibuye kinini baba ari cyo bikorera. Ngo bageze umusozi hejuru arababwira ati nimutura amabuye yanyu hasi twicare dukora inama. Ngo bategereza ko ayatubura imitsima baraheba. Nibwo ateruye amagambo avuga ngo nige mutsima w'ubugingo unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera abeho. Ngo bamwe batangira gukwepa. Abaza Petero ati ariko se nawe uragiye? Petero ati shwe yewe nakuvaho nkajya he ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Imana ishimwe. Turi ku ijambo rivuga gukorera mu bitekerezo cyangwa kwaguka mu bitekerezo uburyo Imana ikorera mu bitekerezo. Uyu Zakayo ngo amaze kubona abantu benshi kuri wabo tuvuze ibyo byiciro bibiri byagendanaga nawe ari byinshi. Aravuga ati ko biri kose genda yiza ubugufi bwanjye nindamuka ntageze ubwenge ngo nurire igiti byibuze ngo nurire iki giti cy'umuvumo ntabwo biri buvemo ntabwo ndi bubone umwami Yesu kandi jewe icyifuzo cyanjye no kubona umwami Yesu. Ibyo bintu bihereye he? Bihereye mu bitekerezo. Ibitekerezo bye bitekereje ko aramutse yuriye igiti yabona umwami Yesu kandi kubona umwami Yesu yarazi inyungu ziri buvemo. Imana ishimwe. Ngo yurire igiti cy'umuvumo. Ngo igiti akigeze mu bushorishori Yesu ahageze arararama abwira Zakayo ati Zakayo ururuka nakubonye kandi kubw'imbaraga wakoresheje ugaha ibitekerezo byawe umwanya ibitekerezo bigashira amaguru bigashira amaboko uyu munsi ndarari wawe. Abantu batangira kwivovota batari ko kuki agiye kurara mu rugo rw'umupagani. Ayo magambo yose yatangira mu bitekerezo bya Zakayo. Abo bantu bose bavuze byatewe n'imusaruro ibitekerezo bitanze. Imana ishimwe. Ngo arangije ngo akirariwe Zakayo aravuga ati ibyo ntunze byose nanjye ndahita mbiha abakene. Hano harimo ubushakashatsi bukomeye. Uzi ko hari abantu bafite ibyawe ariko batarakizwa.
uzi ko ugomba gusengera abapagani batarakizwa, abantu bakiri mu tubari, abantu bakiri mu ndaya, abantu bakiri mu byaha. Uzi ko ufite akazi ko gusengera aba bantu kugira ngo barekure n'ibyawe. Gukizwa kwa Zakayo byatumye arekura ibintu by'abantu. Iri ni ijambo rimwe ku munyabwenge riraba rihagije. Turi ku ijambo rivuga kwaguka mu bitekerezo. Kubona agakiza kwa Zakayo byavuye mu bitekerezo bye. Agura ibitekerezo byawe, shyira ibitekerezo byawe mu bikorwa. Undi muntu wa kabiri nshaka ko tuvugaho ni umugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo. Mvuko Bibiri muvugaho ngo abantu bari baramaze ibye babyayisha, mbega ibyo byari byaramushizeho, abavuzi barabimumazeho, abahanuzi barabimumazeho, abo muri prive, abo muri leta, mbega abaganga bose yashoboye kugeraho ngo bari baramumazeho ibye. Aza kumva nawe ibya Yesu. Yesu ngo ari mu muhanda ajyanywe na Yayiro. Yayiro arasize agakobwa ke karembye kenda gupfa, ajya kwizanira Yesu. Azamuzanye mu itimu y'abantu benshi, maze ngo uwo mugore ahagarara hafi, yari yarumvise ibya Yesu. Yahagurutse mu rugo avuga ati jewe nkoze ku nshunda z'imyenda ye nakira. Ahaguruka atyo, ibitekerezo bye yabyaguriye gukora ku nshunda z'umwami Yesu. Yari yaramenye ko ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Arahaguruka ngo ageze mu muhanda abona ukuntu abantu babaye benshi kuri Yesu. Arangije uyu mugore ashyiramo imbaraga nyinshi mpaka akora ku nshunda z'umwami Yesu. Ngo agikoraho yumva ngo isoko y'amaraso irakamye. Iyo soko y'amaraso gukama byavuye he? Byavuye mu bitekerezo, byatangiriye mu bitekerezo. Urasabwa kwaguka mu bitekerezo. Yesu arangije arahagarara ati muhagarare, yewe hari umuntu nkozeho, abandi batari ko mwigisha. Hari umuntu hano utagukozeho ukurikije abantu benshi tukuriho. Aravuga ati hari umuntu nkozeho ariko ufite intego, hari imbaraga imvuyemo. Umugore arangije ati mwigisha, ni jewe nari mfite ikibazo, mfite amashimwe, indwara nari mfite irakize, natekereje ko nkoze ku nshunda zawe nakira, none ibitekerezo bimpaye amahirwe ndakize. Imana ihabwe icyubahiro. Ibitekerezo byawe muri no minsi byagure. Nsoza reka mvuge ku mugore w'umupfakazi wari waracumbikiye Elisa. Yaje kurwaza akana karapfa, yari amucumbikiye muri etage. Ibingibi abahanuzi benshi babiyoberamo ngo ni babacumbikire, babaha amaturo, ariko mukuri kuzuye kw'ijambo ry'Imana, kw'ijambo ry'Imana ritarimo imitwe. Ubundi mujye mumenya gucumbikira n'abahanuzi. Gucumbikira umuhanuzi si ukumushyira mu nzu ye. Mundi usibye ko abahanuzi babivangavanze akabaha muri no misari ibisa n'abahanuzi, abahanuzi batagihariye. Ariko ubundi umuhanuzi nyamuhanuzi akwiye gucumbikirwa, akwiye gufatwa neza, akwiye kurirwa stress. Ndabivuze pe, ndabivuze kandi uko niko kuri. Uyu mugore rero yaracumbikiye umuhanuzi mu buryo bw'umubiri ndetse n'ubw'umwuka. Ngo akana ke kaza kurwara karapfa, ariko gapfuye. Reka twumve uburyo akana kazuye mu bitekerezo, kazuwe n'ibitekerezo bya nyina. Ngo azamukana umwana we muri etage acunze umuhanuzi agiye gutara, avuga ati uko biri kose nkurikije imbaraga ziri muri no muhanuzi, nahagera agasanga umwana wanjye yapfuye, aramuzura. Ngo umwana aramuzamura, ngo Elisa hageze. Ngo arebye aka kana kubararaho aragasengera, ngo umunwa ku munwa, amazuru ku mazuru, akana karazuka. Ariko kuzuka kw'aka kana byavuye mu bitekerezo. Reka tujye mu buzima busanzwe, reka tujye mu buzima busanzwe buri hirya Bibiliya gato. Ushobora kuba warize kaminuza ugashyiraho masters, ugashyiraho PhD, birashoboka. Ariko ntiwagize amahirwe yo kubona akazi k'ibyo wize. Ariko muri wowe harimo igitekerezo kikubwira ngo nkoze ibi ntibyagenda. Shyigikira ibitekerezo byawe, wasanga bigiye kukugeza ku nzozi zawe, kuko ibitekerezo by'umuntu bimugeza ku nzozi ze. Kambaho ubuhamya. Nkiri umukobwa najyaga numva ibitekerezo byanjye biri muri decoration no kwambika abageni, kandi nkumva nibyo bizamubukire. Nkiri umukobwa nazinga guturabyo nkadukodesha 500 abakobwa bagiye mu murenge. Baza kugakodesha buri wa gatanu bicari 500 biri mu nzozi. Ibi bitekerezo numva ndabikingukiye biragutse, urwego ngezemo ndi umudecoratrice.
rurashimishije byatangiriye mu bitekerezo. Ndakwifuriza kwaguka mu bitekerezo. Niryo jambo nabateguriye uno munsi. Imana ibahe kwaguka mu bitekerezo. Yesu abahereza umugisha mwinshi. Mama Lionel, Imana igureze umugisha cyane. Ndumva umuntu ukurikiye kino kiganiro hari byinshi yungukiyemo cyane, hari byinshi akuyemo, kandi Imana imuhe kwaguka mu bitekerezo, kandi nawe umwuka w'Imana abashe kumenya icyo Imana iri kumubwira, kumenya ko Imana iri kumwagura. Hari n'umuntu Imana iba iri kwagura ntabirecognize, ntabimenye ko Imana iri kumwagura. Reka dusengera abantu kugira ngo baguke mu bitekerezo, Imana ibagure mu bitekerezo. Nibamara kwaguka, nibamara kumenya ko Imana yabaguye, hagire n'icyo bakora. Ko nyuma yo kwaguka mu bitekerezo, nyuma yo ko mu bitekerezo hari ikijemo, hari ibikorwa bikurikiraho hanze bigaragarira abantu bose. Yego. Kadusenge. Mwami Yesu, sengera ubwoko bwawe. Inshuro nyinshi wabasuye mu bitekerezo ntibamenya ko ari wowe uje. Uri Imana igisura abantu mu buryo bw'ibitekerezo, ariko menyesha abantu bawe ko waje. Uha abantu bawe gushyira ibitekerezo mu bikorwa. Agura ibitekerezo by'umuntu wese wagukurikiye. Wagura ibitekerezo by'umuntu wese ugusenga. Agura ibitekerezo by'umuntu wese ukurikiranyira ijambo, kandi umuha imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko. Bisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. 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 Amen.